uriya mugabo oya papa uriya mukobwa uriya mwigeze ku uri kuvuga Kayigamba Moses twahuriye hariya hepfo nawe abasaza b'iki gihe babaye ngarashaka ngo kuba umuhanzi nuko ubwo yari samwira salama brother wajengera riti komera cyane komera kabisa nuko watinze wabuze mwana biragenda cyane ko nakubuza dore usanze nabundi narigiye gukomeza ariko ndacyari turamuvugisha sawa urumva ubwo nibwo nahise nimanukira bamuye n'uriya musaza nyine papa ubwo tuba turahuye abarambwiye ngo se mwana wanje ko ubizi yashaka ibintu by'ingo abasaza nyine sinzi ngo nimba ngo byaraturutse he banabwiye se muzehe bizagenda gute uzajya muri studio ufite angahe abarambwiye ati mfite inote y'ibihumbi 100 azi kuririmba se cyagira ngo ayikwishyure ntabwo bizi ngewe mani ngemba nishakira ibiceri ariko ubundi ubuhaza umbwira so kubizi nta job ngira abarinze ngomba ndavuze ni watanga ngaho ibihumbi 100 ntabwo nitaye ngo kumenya producer ngo ninde ngiki oya icyari purpose cash yimbanze nzibona musa ngase mubikora cyangwa mwazanye ibya iboro byanyu nyine ngiye nahise mujyana studio njya no kumwumvisha indirimbo yanjye n'ubu ngubu tuvugana yarasohotse akaganya ifite tamose numbi cyangwa wandi ngubite None byaje ntabwo nabikubwiye ntabwo nabikwandikiye ari kwemera mwana we yego ese na nungu uracyabirebaho umva ariko se ngubwire bro urumva umuntu twiganye classe twicarana urumva njye mfite kukubeshya niko nimba nyine njye mba mfite umutima wa kimuntu wo kuvuga ngo umuntu twicanye ku ntebe y'ishuri nkaba nabona support cyangwa se inzira yo kuba namurangira ikintu cyatuma akora ku mafaranga ni gute utanyumva oya umva utanga ibihumbi 250 mu masaha 2 bakakungukira senkani ibaze buri masaha 2 ugiye wunguka 50 urumva ku munsi waba ukoreye amafaranga angana ese ni wowe ngo ni ngewe original burya cyagiye twavuganaga ari mundi majije gukora byose birani niyo mwa muri gukora mfa ndakaswingenge ako se uri kumva nimo ndakubeshya oya nagamo numve kari wowe papa ibyo ngibyo gusa mu kibuga twese rurambikanye ikintu ko tukirimo nitunganya ubushobozi bamwe barakinwa abandi bakajugunywa sinzi icyo nzira kandi rwose ndi imporo uzavaze na poro arabibise igipindi n'urisi ntana yose rwose nta n'umwonyina yo mwakomeza nkibaza niba ari iryo herezo ibyo ngibyo biba bihagije mwana ni ngombwa kuririmba yose ngira ngo fresh ariko ako naguraye n'agahanze iri hanze ahubwo ngiye kubwira wa mudayiregita bita ngo agezweho bamwita Rikiboy wowe ikintu uri bukore ni ugufata 250 ukanyohereza kuri sim card yanjye ubundi nkahita ngira gute ngushyira muri systeme uya ugiye kubikora wenda ushobora kuba utari kunyumva nk'umuntu ariko urabizi ko twiganye nanoterese na mushiki wawe erega ubukire twese tugomba kubugeraho nk'abajene twiganye ni gute nakira njyenyine kandi ngiye mfite inzira yatuma buri muntu tuziranye abona amafaranga ibi ntabwo ari bya bindi bababeshya urumva ibi byo birizewe kandi cyane ngo uracyari kubitekerezaho okay sawa ndongera ngo amaganye nyuma y'iminota ingahe mu masaha 2 uracyaba uri kubitekerezaho sawa nta kibazo ndongera nkwibutse
abantu koko aya mafaranga turaza kuyafata koko aba bantu turaza kubafata cyangwa sha umunyago yamvumbuye akangureme no myenda ndebe ubundi kukubwira ngo ino ngoma reka mubwire cya gisaza ngiri nanjye ubu ntuzi ko nakazi ngira ariho hantu mbafatira uri kubatamo imirongo yego umusaza umuhungu yawe kunkubita front ase cyashya wowe kuza ugahita utambuka nta nubwo ubona avuga ati umuhungu wanjye ntabwo umuheruka mba nabatekereje badarika amasura narindi kumwumvisha umenye ko ari intozi narindi kumwumvisha umuzigo yasaze mwana narindi kumwumvisha umuzigo mushyashya umuhungu wanjye ariko none izo uyu munsi zo zirakaze ni hatari uyu munsi umunsi bimeze gute nizere ko ahubwo wari ntabwo turi kubafatasha ntabwo turi kubafata duherukana cyagiye dufata wa mukoboyi meruka burya reka warakakaye uri nkanjye hano hari urusaza nanjye ndimo ndacenshikota mwizi minsi nkorora uri kumwe umusaza ukagiye kureba amahara burazi ko ari ikintu kirimo nta kintu kirimo ngenda muzerega uyu nguyu gutana mwana abantu wirwa mu mani ho mu mani no gupiga mwana ntabwo kumutura nta kintu cyari gihari gute mani wirwa mu mani mupiga yewe njyewe ndashaka mubwire shumi yanjye turapiga hari iki nanjye za yego nibyo akagaze karashize niyo mpamvu ubona bimeze kuri urumva nimba akagaze karashize hari imbabura mani kubafata imbabura gacana ugapiga mani nibirenze ikibazo si ugupiga ikibazo ni by'umuntu ari ikibazo ni ibiceri ikibazo ni irara Nusa hano vuye bimeze neza se. Manu zurugendo nkose n'amaguru se mana nzi kwana wanijeje imani twana. Nabuze n'umwe mfata. Je ntabwo nishaka none se ibyo ndimo nakubwira uriya mukobwa yengeye urabona narimo gucenshekota ngo ndebe ko mufata. Ntabwo turi bufata. Turabigenza gute mwana? Nugupfa nyine. Ariko nugusa gatekereza. Akuntu twajya gufata mu rukore. Kadokopa se? Mu rukore gahunda imeze. Uko maze mwana turi. Ako cyo korongera kubeshye mo. Ejo umunsi ndara hano ntago bizo kuntu twabikoze se. Nyine ntabwo akongera kudukupa ariko ngiye mfite amata. Wagaze amakanika kumaze amata. Atanu yanjye. Tureko twagura. Ariko afite 5. Kubita icyatanu mwana tureko twahaha kandi byagorana. Byagorana rwose. Maze guhamagara umuntu makanika ahagaze gute. Ntago twari turi kumwe wowe. Wowe ufite mangahe? Umva mwana iki nababeshye. Akoreka kwikana kasa. Umva nge kamba subize. Urimo kwikagatiza uzi ko waturushije urimo kuturusha umujinya uzinzara ngiye magaze naje nkubwira ngo iki mwana ambwiye ko umeze nabi mfite inzara kandi wasanze n'ubundi inzara yiye n'ubundi hano inzara yari kuko naje nsanga n'ubundi bimeze kuriya negereza ko umuhungu anavuga ati dore ndi urabona nanemo kunywa amazi abademu ntabwo bapize mwana byawe tabashyitsi mwana ntabwo wamwijirira hano najya kwibaraguza nanone waba ugiye kuhasiba mu gahunda imeze ufitemo senyisa ufite mangahe njyewe nakubwiye ngo birakaze genegereje umuntu ugiye kumpa ibiceri mwana kereka wenda wungurije nkaza kuyagukubita nimugoroba aba ari fresh wowe nimba ufite angahe wowe ureke gukomeza uca ku ruhande wowe ufite 5 ngenda nashonje twaya book wowe ayo senyisa yagumana muri yawe reka nkubwire oya makanika navuga ukuntu ahagaze mani wowe ufite angahe kumva ukuntu tubigenza nuze kunguriza kandi niba nayo tubimenye no kwiryamira mani je n'Imana maze kumva ko byagoranye mani uyafite senyisa nta kintu ufite ntakubeshye bro ufite ibiceri 200 gutya gusa ntabwo ni kuri mobile ibiceri 200 byarya iki uguragura amandazi cyangwa ugura irindazi ryari ndibita mpaka shorongi ryari ndibita mpaka shorongi cya kintu kingana gutya ufata amazi hariya unywa hanyuma izo senyisa turajya hariya ruguru kuri ka gakatiri twirira ibishyimbo n'irindazi cyangwa izo senyisa cy'ukuntu mwazi uyu mutipe noze 200 urayajyana mu mujyi wa Kigali aho rugagikora urahari ibiceri bidagikora ntabwo ugendesha 200 ibiceri 200 cyangwa se reka nkwereke ufate ya telefone ya Gilbert uyigwatirize icyo nacyo ni igitekerezo umuntu w'umugabo ki udafite na senyisa makanika ufite akantu ke karamugoboka ndabeshya mwana ubundi mugabo ki udafite n'amafaranga imana imbura n'inote ya senyisa ibazo nisubize nyine Rose kamba ko none ari 0 mfura. None nge ni 0 mfura. Uretse wende ibiceri by'amavugirije. Ya bindi bita amavugirije bidakora. Ariko man. Kaniryamire nta kundi bro. Ubwo si cyo nicyo gitekerezo twipfire. Naho twabigenze gute? Nakuri twabigenze. Mutipe ko uyu mukobwa mutazashobokana mwana. Ase mubanye gute?
ibintu muzabivamo njye ndinyabya nkajya kwivumbira njyewe ndumva bariya yaje kuvuma ni wa mbere ubu no muri iki gipangu cyacu tuvuma tayari ubu ngubu namaze no kuhabarira oya hariya ahantu haje abashyitsi njye ngomba kuhava sinakwicwa n'isozi yego nakwicwa n'inzara ntubona amakanika ubu wasanga afite udutwe nose umuntu ufite 200 mwana 200 nose makani akoreka nkwereke uramubaza iki kamwe nta kibazo naribi ahubwo reka nkwereke no kijura natuyibamo gute n'ubushya cyene ndashaka kugura igitekerezo kandi kinyamibwa kibize gute mukorana kubwe kari agasaza kagomba kujya muri studio ura nta kuntu nagahamagara gawuse nkahita nkabwira kakaduha byibura ho make nuko bakaduha urucumi 10 se shaho kari mabya nawe kandi ari gutanga ya stu kanombe murabure mu kabisa ako nako ko nabonye araga ko karayabanira ako yakunda kuba iningone zirusha amenyo neza n'insazi umbase Petse gatuma ni mamagara umuntu ko yamakibiri kuri telefone mwana mwana birebeho natwe umvase natwe nyine tugiye kurise mukupa kubera ibintu byari reka mamagara umuntu mwana nawe ugiye gutekinika yego mwana kanekereke ba birebe ubwo narebe ko birakaze brother yariciyemo ahubwo mba ndamukuru cyako none ngerageza turebe ko biva mu mwana kuko urabona inzara ite allo byo uva mu rugo rusaku mwana ndashaka ko kurabura kuri ya gahunda twaraye tuvuganye ku mugoroba kwa Kariseta urabona nabonye undi mu producer urenze kuko uriya nago namukujyanaho nawe mafaranga ugiye gutanga rwose Halo. Mukomere cyane. Amakuru y'iminsi ra. Biragenda. Kuko nari kukumva neza ra. Kuri ayo mafaranga wavugaga ufite nyine ibihumbi 100 so bifite cash. Bo fata inote ya 50 uyishireho. Ubundi wita ukora ikizigo wita uba umusitari igihugu cyose kikumenya noneho ukuntu gahunda imeze hari ikintu gikenewe avance uwo muproducer uwo bita koze ariko se byagendaga twaraburanye ntange meze neza pe ariko n'umwana ndi kumva uri gusakuza ra uwo n'umwana ndi kumva ko numva yakamejeje n'abaturanyi hanyuma amakuru ya madamu se madamu ariko wagira ngo uri no murimo uranarya ibihumbi 10 bubishyize kuri iyi nimero yiyanjye boya producer se mwahurira yeko ngira ngo mbahuze ayo namatike ibintu bije bisanzwe by'iminywere kugira ngo mukurane neza nyine ari muri mudu ako uvuga nayo amasirenge utazagera mu gikoni ugasanga ubuzanya ubugorye byo busaza n'ibyo byanwa byose ukureho usigarane twatwanwa bita nonshingeho nanjye biragenda hanyuma yacyatuye hahandi se ariko byagendaga nyine mu buzima nyine nta kibazo noneho ariko shabo bana nabo bafite urusaku rwinshi sinzi suko ko ubu noneho ubwo ndi kukumva neza cyane hanyuma ku kazi ho biragenda nabo nta kibazo yewe gasha nanjye ndaho ine cy'ubuzima i Kigali ni hatari ase producer uramubaza iki ko ngewe ndi bubahuze muri kumwe wowe nawe wowe wigira ikibazo
ejo bundi ntabwo nakujyanye sinakujyanye no muri studio kugira ngo ubone n'uburyo bikorwamo. N'iriya ndirimbo tureta tuyikorera video. Sawa, umva ya mibare ni iyo ngiyo. Iyo nimero yo nibaruyeho nimero ku izina ryanjye. Hanyuma nanjye mite nyataransifera nyamugezaho vuba vuba. Ubunda nk'ubu inzoga usange n'indirimbo byagize. Sawa rero ubwo ngubwo ngiye ntago ndi bongere kukuvugisha uhita ubikora. Nonaha. Sawa sawa. Akabono kanyoko. Ibisaza byo muri izi minsi ariko. Kigiye guhita gishyiraho ibihumbi 10. Ariko nibagiye kuvuga ngo ashyirayo kukata. Akoze yo kukata ni ngombwa. Turaba tugize imana tubonye ubucungo dupige wana na makanika yagiye kubikora neza. Makanika ntabwo mwizeye. Esha nibyo mba ndimo ni iki? Nose utaharyari buriya uva mu kazi nkaryari wowe? Hanyuma nyine urumva nyine brother nyine numvaga nyine wangurije nka 2 ukabinshyirira kuri telefone wenda nkareba ukuntu nabigenza ntakubeshya inzara iranyishe pe. Ntabwo wagiye mu kazi wiriwe mu rugo. Nta kintu ufite mu kanya gatoya nk'iminota ingahe? Okay, urakoze nta kibazo kabisa. Ukire nk'uyu ne gutabura inote ya 2 kuko n'umukapo wanigaba kuki bafite anyimye amafaranga ibihumbi mugujije 2,000 n'umukapo none ngo nayafite. Kuki abantu bose bahindutse babaye ibisambo ni gutayabura. Welcome. Yewe sha. Wa muntu sinagara bikora ahubwo wowe ko udaheruka utubwira yuko ugiye ngo kubwira umuntu gukubita kibiri bya. Namwe singa muri kwibaraguza. Ngewe uri kurabizi reka nongere muhamagare numve. Agari ngombwa niba atabikoze isaha ishize. Urumva message taraza. Reka no. Ubu nyine no gupfa mwana. Nose ko nta kintu bikora nibyo ngubwira yanayikuyeho. Yayikuyeho? Kuva kera ubu. Nose turazibanga nose ubundi wowe mwana ubundi reka mubaze wowe ubundi ko we nta gitekerezo wabeze cyukuntu twari. Mwana se ko nanjye nahise byanze bo nyine mu gutegereza. Hanyuma se wowe yakubwiye ariko nakubona munsi. Wanapfonda imitwe mwana ukareba. Yanze nanko mwayepfunda. Ase byibura nta nubwo umuntu yanabona byibura n'udushyimbo mwana muri iyo gucapati wallahi. None twaba turiye se bwara? Se gatoya. Asanga tutariye. Allo. Bimeze bite baby? Shana nitsinzira gatariko nta kibazo ni mu rugo tu. We ntabwo nakoze. Ngo natetse. Hano ibintu byose birahari Nguraje. Byose birahari. Naga uraza nyuma y'minota ingahe? Uri kwita imbwa sheri. 30.
Okay, sawa ndahari banguka nta kibazo ndi mu rugo. Ya nicyo kunywa se urumva cyabura. Sawa banguka babe. Kumana nawe reka mubwire ukuntu urinjije. Umukobwa wamubwiye ngo hari ibintu by'umushyitsi. Reka nkubaze wowe ubwawe ufite ikibazo cy'uko ntacyo kurya. Umva se kamubwire. Umva Ndetse gato mwereka ukuntu tubigenza ndetse gato ndaje. Ndabona ko ari kwibarira. Cyangwa uyu mutepe nge ubundi umwana ubundi nge nibyo nayereka ari nkubwira hanze mu banyu. Kunyesha ubona yaranaga. Ubarahuruje akakambo kagiye kuza kaduherezeho kaducishemo ijisho hejuru yuko nta gaze ntaki ibibazo kabisa. Mungu sina mwaka tayari. Naje muhungu wanjye none uko nari mbona amazi ndi waneza. Umva nade yaramamagaye ngaje kundeba wakiniwe. Nade wambe beruka kugigirisha. Umwe nagiye akabyanga amana. Muzi bigenze gute narambwiye ngo uri mu rugo nze nkwirebere. Oya si kibazo suza baraza mu rugo rutari bikiri. Nta fanta nta rizi amazi ari mu hanaya. Nani umukapo yanatugurira ibintu muri na sezagurirwa n'indege shaho. Nadiya wabona yisubiye mwana. Ugiye kujurira kandi ntanubwo bagomba kumbona imboga mu menyo. Ariko rero makanika umenye ngo ibintu byose ujye menya ibintu sizanga nta cyepfo cya ruguru nta fanta nta mazi nta kiryo dore amazi ari hano naje. Makani ariko bwana message mba nakohereje iminota 5 ishize ntabwo wayibona. Mwereke se amasaha iminota ishize nako ni n'amasegonda niyibona message mva se kunga wundi neza mbwira nari ubundi muri iyo minsi mba nagiye muri shooting ugomba kuzajya uri hano kuko anytime ngomba kugutuma. Uri kubushize uburyo wanaye gatoya buretse gato yo tubirinda kuduhimba urumva levende ndagutama ibirenze urumva ndi kwinjiza amafaranga menshi kuri YouTube. Okay none ndabura nta kintu ufite umufuka gacyanga baraje n'abatakumva urumva kwa Kazungu sibyo kwa Kazungu uzane ibyuma bibiri byabe ndi nyanguto uzane na kainaje birabikora umuti nta n'urabukwana urabyabaye nagamenya ngo ngari kunywa iki ngari kunywa iki wowe buretse kwa Kazungu agakode nivo bavu ibiciro musigaye mu bushize yarabimfatiriye. Oya mubwaje n'inyandika no mwikayi kutubirenda kumemba ubwo ni ibyuma bibiri na kainaje urumva ariko uyu munsi rero nta bintu bya ya mizozo ya buretse gatoya YouTube kigiye kubikora mu biki Levende wenda kwica. Levende nzararanga. Amubwira akomeza yandike mu ikayi nabi. Sawa papa.